Muraho neza abakunzi bacu barabadukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuba tuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho gukora imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ese ni ukubera iki tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa? Nuko ibibazo biragaruka. Wakosora kino kizamini kimwe kimaze gukorwa, wagerwa mu kizame cyawe ukabona ibibazo 9 biragarutse, byo kino kizame kimwe umaze gukosora ukabona ibibazo 10 biragarutse. Rero kugira ngo ujye mu kizame ukore rimwe udutsinde ikintu ubusabwa nukubona kugihe kino kizame kiba kimaze gukorwa, kugira ngo ujye tukibonera ku gihe. Mbere yuko ureba ino video ujyaho hasi umukara ndetse go subscribe ukakanda, iyo umaze kwandika ikintu cyose nshyizeho aba ari icyatuma ujya mu kizame ugakora rimwe ugahita utsinda, ugira uhita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizame kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, yaba aya masomo ngenda bashyiriraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe, byaba bino bibazo ngomba gupostinga bero ukunda kuza mu kizame. Rero kanda subscribe kugira ngo ibyo byose ujye tubibonera ku gihe, nugerwa uzakore rimwe uhita utsinda. Ushaka code twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 078 935 16 tubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufashe kuna code mu gihe gitoya aho waba urose mu gihugu. Ukeneye kwiga uri kure bitakunda uze twigane mu shuri, cyangwa usuri hafi ari kufite akazi katakunda uze twigane mu shuri, turakwigisha mu buryo bwa online aho duha amasaha kunogeye ubonekaho ku munsi yageze. Tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo ukunda kuza, twakwigisha ukazakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 078 935 16 ibyo byose tubibafashemo. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kiraza ngo icyapa gisobanura iki? Ese kino cyapa gifitiye ishusho? Ese urabona ari uruziga? Ese urabona ari impande eshatu cyangwa ni impande enye? Tegereze neza. Kino cyapa gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umweru n'umutuku. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Kuri buri kibazo baba baduhaye ibisubizo 4 ugatamo kimwe cy'ukuri ukacyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Iravuga ngo isangano rifite ishusho ya ta, mbega ngo inzira idakomeza. Se ngo aho batelefonera mu gihe kuri de bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo, aribwo bwa mbere dukosora ikizami bavuze ngo nta giso cy'ukuri kirimo, bashazwa ngo a ntabwo ari igiso cy'ukuri, b ntabwo ari igiso cy'ukuri, ndetse na c ikaba atari igiso cya nyacyo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari ikemwe bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni b, inzira idakomeza. Kino cyapa kigaragaza ko inzira giteyeho mu ntangira idakomeza, kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga. Murabizi tugira amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga cyangwa birabita ngo birayobora. Rero kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga cyangwa se byo mwita ngo ni ibiyobora. Kikaba givuga ko inzira giteyeho mu ntangira idakomeza, niyo mpamvu duhisemo b, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Iyo video y'amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda ubonye utari kwibona, nyandikira kano kanya kuri 078 935 16 nyiguhe ku buntu. Nyandikire rero, nkunda kuba online mitenyigwa ubonye utari kuhita uyibona kubera ko amaze kujyaho video nyinshi. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo usibye ibinyabiziga by'ingabo z'igihugu, ikinyabiziga kigendeshwa na moteri kiriho ibyuma ntamenywa cyangwa ikindi cyose gituma gikoreshwa mu gutera cyangwa mu kwitabara, gishobora kugenda mu nzira nyabagendwa kidafite uruhushya rwihariye, ngo uruhushya rutangwa n'aba bakurikira. Ntabwo ikinyabiziga kiriho ibyuma ntamenywa gishobora gukoreshwa mu gutera cyangwa mu kwitabara, cyajya mu nzira nyabagendwa cyangwa se mu muhanda kidafite uruhushya rwihariye. Ese urwo ruhushya rutangwa nande? Hano ibisubizo 4 baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Aravuga ngo polisi y'igihugu, mbega ngo minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu. Seka ngo minisitiri w'ingabo,
mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro. Hano urabona isoki kuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri wamaze kugihitamo, ndizera ko isoki cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari isoki kuri nta kindi ni B. Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu niwe uba ubifite mu nshingano, niwe utanga urwo ruhushya rwo kwemerera bino binyabiziga biriho ibyuma ntamenywa bishobora gukoreshwa mu gutera cyangwa mu kwitabara kuba byajya mu nzira nyabagendwa. Ndakeka ko waramutse utamo B, ndizera ko waramutse ukandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko nicyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka, niyo mpamvu bari ingenzi gukosora kino kizame kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, kugira ngo ujye uhita ukibonera ku gihe. Ukanda subscribe hasi umukara, kugira ngo nijya bishyiraho na biriya bibazo ngo ndagupostinga wowe ukunda kuza mu kizame ujye urahita ubibonera ku gihe. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo ibinyabiziga berekeranyije mu butumwa ntibishobora gutonda uburebure burenga umurongo wa metero 500. Iyo bibaye bityo, ibinyabiziga berekeranye mu butumwa bishobora kugabanywamo amatsinda atonze umurongo utarengeje metero 50 z'uburebure, kandi hagati yayo hakaba byibura metero 50. Ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. No kuvuga ngo ibinyabiziga bigiye mu butumwa bishobora gutonda umurongo urenze metero 500 bigabanywamo amatsinda. Amatsinda bagomba kuba atarengeje metero 50. Hagati y'itsinda riri imbere n'irindi rikurikiyeho uriya mwanya uri hagati nawo byibura ukaba ufite metero 50. Ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. No kuvuga ngo ibinyabiziga byo bagiye kutubwira nubwo byaba birengeje metero 500 mu burebure bitonze umurongo ntibigabanywamo amatsinda. Nicyo bishatse kuvuga. Ibe binyabiziga hano ibisubizo bine baduhahitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Arangwa ibinyabiziga bya polisi birekeranyije, mbega ibinyabiziga by'abasirikare birekeranyije mu nsisiro. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igiso cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igiso cya nyacyo. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari igiso cy'ukuri, B ikaba atari igiso cy'ukuri ndetse na C ikaba atari igiso cya nyacyo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari igiso cy'ukuri nta kindi ni B. Ibinyabiziga by'abasirikare birekeranyije mu nsisiro ntibigabanywamo amatsinda nubwo byaba bitonze umurongo urengeje metero 500 mu burebure. Bibutsa ko kode ziri kuboneka waba urose mu gihugu. Fata telefoni yawe twandike cyangwa uduhamagare, ni kuri 0789 35 16 26. Tubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode nziza, tuguhe n'imyitozo iragufasha kwitegura neza. Murabizi gukora rimwe niyo ntego yacu. Ukeneye kwiga uri kureba bitagukunda ngo uze twigane mu ishuri, cyangwa se uri hafi ariko ufite akazi katakunda ngo uze twigane mu ishuri, turakwigisha mu buryo bwa online, aho duha amasaha ubonekaho ku munsi akunogeye. Iyo ageze tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza, tukakwigisha ukazakora rimwe ugahita utsinda. Icyiza cyabyo uba wampa n'amasaha y'ijoro ukambwira ati mboneka saa 4 z'ijoro, tukaboneka tukakwigisha mu buryo bwa online. No mutwandikire cyangwa muduhamagare ni kuri 0789 35 16 26. Ibyo byose tubigufashemo. Ikibazo cya kane kikabaza ngo iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko, umuvuduko ntarengwa ku modoka zikoreshwa nk'amavatiri y'ifasi cyangwa amatagisi zifite uburemere bwemewe burenga kilogarama 3500 ni. Urajya mu kizamura akora mu kanya, aho kwandika ngo kilogarama 3500 wandike toni 3.5. Ntugire ikibazo, murabizi toni imwe ibingana n'ibiro 1000, kuvuga ngo toni 3.5 no kuvuga ngo ibiro 3500 byose aba ari kimwe. Hano urabona isoki kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ari ngo kilometero 60 mu saha, mbega ngo kilometero 40 mu saha, se ngo kilometero 75 mu saha. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo kilometero 20 mu saha. Ibintu bya kilometero runaka mu saha ntuzabigireho ikibazo. Ikinyabiziga cyose kigenda gifite moteri, ufite ahantu uri kujya urebera umuvuduko uri kujya ugenderaho mu saha. Ndakeka ko isoki ko amaze kugihitamo,
ndizera ko iso cyanya cyo umaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni se aba ari kilometero 75 mu isaha. Noneho kwa ziriya modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange murabizi aba ari kilometero 60 mu isaha. Noneho ahatari mu nsisiro kuri velomoteri umuvuduko ntarengwa akaba ari kilometero 50 mu isaha. Mba ngomba kubibabwira hakiri kare kugira ngo nimugerwaho mu kizami murakora mu kanya mukabona bise bigaruka muhite mubimenya. Murabizi hano dukosora ikizami kimwe ariko ukabona ku bibazo birenze 20. Murabizi n'ukuntu babihindura, baba hari ikintu bahinduramo nkakikubwira kugira ngo ugerweho ugifite amakuru uhita ugikora. Murabizi gukora rimwe niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo ikinyabiziga cyobujijwe guhagarara akanya kanini hakurikira. Hari ahantu ikinyabiziga gihagarara umunsi wose, hari ahantu ikinyabiziga gishobora guhagarara ijoro ryose, hari n'aho gishobora guhagarara iminsi 2, ariko aha hakurikira birabujijwe kuba uri umuyobozi w'ikinyabiziga ukahagarara akanya kanini. Hehe? Arangwa imbere y'ahantu hinjirwa hanasohokerwa n'abantu benshi. Mbega ngo mu muhanda ugabanyijemo ibisate bigaragazwa n'imirongo yidacagaguye. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari iso cy'ukuri, B ikaba atari iso cy'ukuri, ndetse na C akaba atari iso cyanyacyo. Ibyo mumaze kubimenya iyo uvuze ngo nta iso cy'ukuri kirimo icyo biba bishatse kuvuga. Hano urabona iso cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko amaze kugitamo, ndizera ko amaze kucyandika ku gapapuro. N'iso cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Imbere y'ahantu hinjirwa hanasohokerwa n'abantu benshi ntago wagenda guparika ikinyabiziga cyawe umwanya munini mu mwinjiro w'isoko cyangwa ahantu hari kwinjirwa cyangwa hari gusohokerwa n'abantu benshi. Ndetse no mu muhanda ugabanyijemo ibisate bigaragazwa n'imirongo idacagaguye. Hari igihe bakikubaza neza gutya ariko bagahitamo A ko ariyo gisubizo cy'ukuri. Ese kuri B baba bahinduye iki? Nujya mu kizame urakora mu kanya. Kabona kuri B bavuze ngo mu muhanda ugabanyijemo ibisate bigaragazwa n'imirongo icagaguye. Urahitamo A gusa niyo araba ari igisubizo cy'ukuri. Naho kuri B nabo mu muhanda ugabanyijemo ibisate bigaragazwa n'imirongo idacagaguye, A na B birahita bibisubizo by'ukuri. Ndakeka ko wumvishe ahantu hari itandukaniro. Ndakeka ko wumvishe igihe uzasubiza A gusa ko ariyo gisubizo cy'ukuri, n'igihe uzahita uhitamo ko A na B ari ibisubizo by'ukuri ugahitamo ino C. Ndakeka ko ubyumvishe kandi ndizera ko nibiramuka bije mu kizami bagihinduye ubwo buryo nkubwiye urahita ugikora. Ikibazo cya gatandatu kibaza ngo icyapa gikurikira kivuze iki? Gifite ishusho y'uruziga kuko iyi ntabwo ari mpande 3, iyi ntabwo ari mpande 4. Umuzenguruko utukura, ubuso bw'ubururu bucishemo umurongo ubereretse umutuku. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Hano ibisubizo 4 baduhaye urahitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Arango ntihanyurwa. Mbega ngo birabujijwe guhagarara umwanya munini. Seka umuvuduko utarengeje, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo inzira y'abanyeshuri. Kino cyapa gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B. Birabujijwe guhagarara umwanya munini. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Iyo ukibonye imbere yawe aho hantu ugeze biba bibujijwe guhagarara umwanya munini. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda nk'uko maze kubivuga bibuza. Nk'uko nababwiye tugira amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda: ibiburira, ibyo gutambuka mbere, ibibuza, ibitegeka n'ibiranga cyangwa ibiyobora. Babyita ngo ni ibyapa ndanga cyangwa ibyapa biyobora. Rero kino kikaba kibuza. Subira ku YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV urebe video nagukoreye amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda uyirebe. None utayikuri ubona unyandikire cyangwa umamagare kuri 0789 935 16 nyiguye mu gihe kitarenze iminota 2 kugira ngo nugerwa uzakorera imwe uhite utsinda. Murabizi niyo ntego yacu. Kibazo cya karindwi kikabaza ngo kugira ngo ikinyabiziga kiva hano hari urukondo cyangwa hanyura bidasanzwe hashobora gukoreshwa uburyo bukurikira. Ikinyabiziga cyawe cyaheze mu rukondo, hashobora gukoreshwa ubuhe buryo? Hano ibisubizo 4 baduhaye urahitamo kimwe cy'ukuri. Arangwa inziga zishobora gushyirwaho udushyundu. Mbega ngo inziga zishobora gushyirwaho iminyururu irwanya ubunyereri. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A ikaba ari igiso cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igiso cy'ukuri. Aho ni kuri C, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Iyo bavuze inziga ni kimwe no kuvuga ngo imipine. Kuvuga ngo inziga zishobora gushyirwaho imishyundu ni kimwe no kuvuga ngo imipine y'icyo kinyabiziga cyawe ishobora gushyirwaho udushyundu. Hano hari igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo.
ndizera ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B. Inziga zishobora gushyirwaho iminyururu irwanya ubunyereri. Bashyiraho iminyururu irwanya ubunyereri bakayishyira ku nziga z'ikinyabiziga kugira ngo kibe cyabasha kuva ahantu hari urugondo rudasanzwe rwinshi cyahezemo. Inziga zishobora gushyirwaho iminyururu irwanya ubunyereri. Ndakeka ko waramutamo B. Ndizera ko waramutse kwandika ku papuro. Ikibazo cya munani kibaza ngo iyo imizigo igizwe n'ibinyampeke, ikawa, amakara, ubwatsi bw'amatungo bidahambiriye, ubugari bwayo bushobora kugera kuri metero 2 na santimetero 75, ariko iyo mizigo ijyanwa mu karere katarenga kilometero 25 uvuye aho yapakiriwe, usibye mu nsisiro, ubugari bwayo bushobora kugera ku bipimo bikurikira. Kugera ku bipimo bikurikira bivuye kuri metero 2 na santimetero 75. Kuba iyo bipimo itegereze neza usubizanye ubwitonzi. A iravuga ngo metero 4, B ikavuga ngo metero 3 na santimetero 50, C ngo metero 3. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Biva kuri metero 2 na santimetero 75 bikagera ku bihe bipimo. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni C, metero 3. Tari wagihisemo, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora urahita ugikora. Igihe bakoresheje kino kibazo bino bipimo batabishyizemo baba metero 2 na santimetero 75, ukabona neza kino bimeze gutya kibazo, ariko bino bipimo batabishyize mu kibazo, nibyo uzasubiza ko ari metero 2 na santimetero 75. Noneho mu gihe bino bipimo babishyize mu kibazo, uzamenya ko bizahita bigera kuri metero 3. Bive kuri metero 2 na santimetero 75 bigere kuri metero 3. Ndakeka ko ramutamo C. Ndizera ko ramutse kwandika ku papuro. Tari wahisemo, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo kunyura ku bindi binyabiziga uretse ikibiziga bibiri bibujijwe hakurikira hehe. Hano hari ibisubizo bine baduhaye, uritamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Ara ngo hafi y'iteme iyo hari umuhanda ufunganye, mbega ngo hafi y'aho abanyamaguru banyura, se ngo hafi y'ibice by'umuhanda bimeze nabi. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose ni ukuri, ubwo A ikaba ari igiso cy'ukuri, B ikaba ari igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba ari igiso cyanyacyo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri bamaze kugitamo. Ndizera ko iso cyanyacyo bamaze kucyandika ku papuro. N'iso cy'ukuri nta kindi ni D. Ibisubizo byose ni ukuri. Kunyura ku bindi biziga uretse ikibiziga bibiri, no kuvuga ngo wemerewe kudepasa ikinyabiziga ariko kibiziga bibiri, nk'amapikipiki adafite akanyabiziga ko ku ruhande kimwe na za velomoteri, ariko ukaba ubujijwe kunyura ku mamodoka. Bibujijwe rero hafi y'iteme iyo hari umuhanda ufunganye, cyangwa hafi y'aho abanyamaguru banyura, cyangwa hafi y'ibice by'umuhanda bimeze nabi. Niyo mpamvu duhisemo D ku bisubizo byose ari ukuri. Ndakeka ko ramutse D. Ndizera ko ramutse kwandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo icyapa gisobanura iki. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ara ngo birabujijwe guhindukira, mbega ngo birabujijwe gusubira inyuma, se ngo umuhanda unyerera imbere. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ntibyemewe kugendera mu byerekezo byombi. Hano urabona icyo cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Icyapa gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara bicishemo umurongo utukura ubereretse. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko amaze guhitamo iso cy'ukuri. Ndizera ko iso cyanyacyo bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A. Birabujijwe guhindukira. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Iyo ukibonye aho hantu ugeze ntabwo wakata ngo usubire inyuma, biba bibujijwe guhindukira. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo ikinyabiziga gishya gikenerwa gusuzumwa bwa mbere nyuma y'igihe kingana iki. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ara ngo nyuma y'umwaka umwe, mbega ngo nyuma y'imyaka 2. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri nyuma y'umwaka umwe cyangwa se nyuma y'imyaka 2. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona iso cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri bamaze kugitamo. Ndizera ko iso cyanyacyo bamaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni B, nyuma y'imyaka 2. Uguze ikinyabiziga gishya
uzakenera kugisuzumisha bwa mbere nyuma y'imyaka 2. Ndakeka ko waramusamo B, ndizera ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Utari wahisemo ndiza ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo ni ryari ushobora kwakiriza icyarimwe amatara yose ndangacyerekezo y'ikinyabiziga. Amatara ndangacyerekezo wari kuvuga ni ibinyoteri. Ese ni ryari ushobora kwakiriza icyarimwe ibinyoteri by'ikinyabiziga cyawe? Arango mu gihe ushaka kuburira abandi bakoresha umuhanda, ubwo ari kuvuga abagenzi, abayobozi. B ngo mu gihe ikinyabiziga cyawe gishobora guteza ibyago. C ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari ikiso cy'ukuri ndetse na B ikaba ari ikiso cy'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta ikiso cy'ukuri kirimo. Hano urabona ikiso cy'ukuri cya nyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko ikiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko ikiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano ikiso cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Mu gihe ushaka kuburira abandi bakoresha umuhanda, nk'ikinyabiziga cyawe gishobora kuba cyacitse nka feri cyangwa gifite ikibazo, cyangwa mu gihe ikinyabiziga cyawe gishobora guteza ibyago abandi bayobozi b'ibinyabiziga bari gukoresha inzira nyabagendwa, uhita wakiriza icyarimwe amatara ndangacyerekezo y'ikinyabiziga cyawe. Wari wahisemo A iba ari igiso cy'ukuri ariko nta manota baguha, wari wahisemo B iba ari igiso cy'ukuri ariko nta manota baguha, uba ugomba guhitamo C ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri. Bibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Twandikiye cyangwa uduhamagare ni kuri 0789 935 16 tugufashe kuna kode aho waba uri hose mu gihugu. Tuguhe n'imyitozo iragufasha kwitegura neza kugira ngo nugerwaho uzakore rimwe uhita utsinda. Murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Uri kure bitagukunda kuza ngo twigane mu ishuri, turakwigisha mu buryo bwa online. Dukoresha uburyo bwitwa Google Meeting. Ku batabuzi tuguha link ukayikandaho, iyo ukanzeho tuguha uburenganzira bwo kureba ikintu twashyize muri mudasobwa yacu, n'ubundi tukavugana gutya n'ibintu turi kukwigisha ubibona, n'ubundi ni nk'aho tuba twicaranye mu ishuri. Rero twandike cyangwa uduhamagare, uduha amasaha ubonekaho ku munsi akunogeye, tukwigisha nugerwaho uzakore rimwe uhita utsinda. Twandike rero cyangwa uduhamagare ni kuri 0789 935 16 dukorane. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo ni ryari ikinyabiziga gishobora kugenda mu muhanda moteri itaka cyangwa vitesse itakora? Ibyo bibaho se ahubwo bibaho byabaho ryari? Arango igihe kigenda hamanuka, mbega ngo igihe gikura n'ikindi kinyabiziga, se ngo igihe gifite feri y'urugendo. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose nibyo, ubwo A ikaba ari igiso cy'ukuri, B ikaba ari igiso cy'ukuri ndetse na C ikaza kuba ari igiso cya nyacyo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni B, igihe gikuruwe n'ikindi kinyabiziga uretse kuba kiri kugendesha amapine gusa, moteri ntiba yaka ndetse na vitesse ntiba iri gukora. Mujya mubibona nko mu gihe cy'impanuka. Ndakeka ko ramusamo rero B, ndizera ko ramuswe ku gapapuro. Utari wahisemo ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo umwe muri ubu bwoko bwa feri ituma imodoka iguma aho ari uko yaba yikoreye kose ku muzamuko cyangwa ku gaciro bya 16%, imyanya ya feri igomba gufata igakomeza kwegera ku buryo bw'ibyuma n'iyo umuyobozi yaba atarimo. Ubuhe bwoko bwa feri? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Arango feri yo guhagarara umwanya munini, mbega ngo feri y'urugendo, se ngo feri yo gutabara. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni A, feri yo guhagarara umwanya munini. Bari babitubwiye mu kibazo, ugisomye neza wahita ubyumva. Imyanya ya feri igomba gufata igakomeza kwegera ku buryo bw'ibyuma n'iyo umuyobozi yaba atarimo. Ese iyo umuyobozi w'ikinyabiziga atakirimo kiba kiri kugenda? Oya, kiba gihagaze. Iyo gihagaze haba harimo iyihe feri? Haba harimo feri yo guhagarara umwanya munini. Ndakeka ko waramusamo A, ndizera ko waramuskanika ku gapapuro. Utari wahisemo ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 15 kirabaza ngo utugarurumuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tugomba kugira ibara rikurikira. Ese turiya tugarurumuri tuba turi mu mbavu z'ikinyabiziga tuba tugomba kuba dufite ibara risa rite? A iravuga ngo umweru, B ikanga umuhondo, C ikanga umutuku. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni B,
tuba dusa umuhondo, tugarura turi mu mbavu z'ikinyabiziga. Noneho turi imbere tuba dusa umweru. Niba kikwaza noneho mu kanya bavuze ngo tugarura turi ku ruhande rw'imbere rw'ikinyabiziga, tuba dusute, uvuge ko tuba dusa umweru. Naho turi mu mbavu tuba dusa umuhondo. Ndizera ko uramutamo rero be, ndizera ko uramutse kwandika ku papuro, turi wahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 16 kibaza mu cyapa kibuza kunyuranaho ibumoso ku binyabiziga bikurikira. Kino cyapa ubundi kivuga ko bibujijwe kunyuranaho. Ese kivuga ko bibujijwe kunyuranaho kubihe binyabiziga? Nibyo bari kutubaza. Gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umukara n'umutuku. Kikaba kibuza ibihe binyabiziga kunyuranaho ibumoso. Murabizi kunyuranaho bikorerwa ibumoso. Ariko ku binyabiziga byose, mbega ngo ku binyabiziga byose bifite moteri, se ngo ku binyabiziga byose uretse ibinyamitende ibiri n'amapikipiki adafite akanyabiziga ko ku ruhande, mu gihe kuri de bari kutubwira ngo nta gisa cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisa cy'ukuri cya nyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisa cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisa cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano ibinyabiziga bibujijwe kunyuranaho ibumoso ni ibihe? Hari igisa cy'ukuri nta kindi ni se. Ibinyabiziga byose uretse ibinyamitende ibiri n'amapikipiki adafite akanyabiziga ko ku ruhande. Ni ukuvuga ngo iyo ubonye kino cyapa, kubera ko mu birango harimo imodoka zose zibujijwe kunyuranaho uretse ibinyamitende ibiri n'amapikipiki adafite akanyabiziga ko ku ruhande. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo ni ryari amatara ndangacyerekezo agomba kugaragazwa ku bandi bakoresha umuhanda? Ese ushobora gucana ibinyoteri ryari? Ni nkaho ari byo bashatse kukubaza. Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri. Arangwa igihe gusa ari ngombwa amenyesha ibindi binyabiziga bimukurikiye. Mbega ngo igihe gusa ari ngombwa kuburira abandi bayobozi bava mu kindi cyerekezo. Se ngo mu gihe gikwiye ushaka kumenyesha abandi bakoresha umuhanda icyo ugiye gukora, mu gihe kuri de bari kutubwira ngo kiretse ahari ibimenyetso byo mu muhanda byerekana icyerekezo cyawe. Hano urabona icyo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kuramara turi buze kugira kuri 20. Ese ni ryari ushobora gucana ibinyoteri? Ese ni ryari ushobora gucana amatara ndangacyerekezo? Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igiso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni se. Mu gihe gikwiye ushaka kumenyesha abandi bakoresha umuhanda icyo ugiye gukora. Waba ugiye gufata feri ukabikoresha, waba ugiye gukata ukabikoresha kugira bamenye icyerekezo ugiye kujyamo. Ndakeka ko waramaze guhitamo se. Ndakeka ko waramaze kwandika ku papuro, utari wahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Murabizi intego yacu ni ugukora rimwe tugahita dutsinda. Ukeneye kujya ubona ikintu cyose nshyizeho ujya aho hasi hasa umukara. Hari abantu benshi bambwira ngo ibintu ushyiraho ntitubibona, ariko umuntu wese wakanze subscribe nkibishyiraho uhita ubibona, kandi aba ari ibyatuma ujya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo gutinda gutanga ibimenyetso ku muyobozi w'ikinyabiziga ni gute bibangamira abandi bakoresha umuhanda? Waba ugiye gukata ugatinda kwerekana ko ugiye gukata, waba ugiye guhagarara ugatinda kwerekana ko ugiye guhagarara. Ese ni gute bibangamira abandi bari gukoresha umuhanda cyangwa se bari gukoresha inzira nyabagendwa urimo? Ngo bigira ingaruka gusa ku baturuka mu kindi cyerekezo. Mbega ngo bishobora gutuma batabona igihe gihagije cyo gushyira mu bikorwa icyo amenyeshejwe. Se ngo baba bafite igihe gihagije cyo gushyira mu bikorwa ibyo bamenyeshejwe, mu gihe kuri de bari kutubwira ngo ntacyo bibangamiraho. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kuramara turi buze kugira kuri 20. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndakeka ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. No ngo gutinda gutanga ibimenyetso ku bandi bakoresha umuhanda ikintu bibangamiraho. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni be. Bishobora gutuma batabona igihe gihagije cyo gushyira mu bikorwa icyo amenyeshejwe. Wari uri kugenda mu nzira nyabagendwa uhita ufata feri utabyerekanye ko ugiye gufata feri. Bishobora gutuma aturuka inyuma akakugonga kubera ko nta gihe gihagije wamuhaye cyo gushyira mu bikorwa ibyo yamenyeshejwe ngo abe yagabanya umuvuduko. Cyangwa se ugiye gukatira ibumoso, nawe wenda yaragiye kukudepasa, yatangiye kukudepasa isukatira ibumoso utabimweretse arakugonza. Urumva biba byaguteza ibyago. Ibi byago hano n'ibyo kubura ubuzima, niyo mpamvu muba mugomba kwitonda. Ndakeka ko ramuzitamo be.
ndizera ko uramutse kwandika ku papuro utari wahisemo, ndizera ko n'icyapa kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo icyapa kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi kirangwa n'ubuso bw'ibara rikurikira. Kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi, ubwo bishatse kuvuga ko iyo ukibonye ntabwo yemerewe kujyayo n'abariyo ntibemerewe kuvayo. Ese kirangwa n'ubuso bw'amabara asate? Bakubajije ubuso gusa, ntabwo bakubajije umuzenguruko, ntabwo bakubajije ibirango, bakubajije ubuso gusa. Ubuso buba busute bwa kino cyapa ari ngo umukara, mbega ngo umweru, sega ngo ubururu, mu gihe kuri direct tubwira ngo umutuku. Hano urabona isoki kuri cyanyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri amaze kugihitamo, ndizera ko isoki cyanyacyo amaze kucyandika ku papuro. Isoki kuri nta kindi ni B, aba ari umweru. Murabizi kiriya cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza, iyo ukibonye ntabwo wemerewe kujyayo n'abariyo ntibemerewe kuvayo. Kikaba gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru, nta kirango. Musubire kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, murebe iyo video y'amakwatano y'ibyapa byo ku mihanda kugira ngo ibibazo byerekeye ku byapa byere kujya bibagora. Icyapa washobora kukibaza mu buryo bw'amashusho cyangwa mu buryo bw'amagambo. Ubonye utari kuyibona nyandikira cyangwa umpamagare nyiguhe mu gihe kitarenze iminota 2, nimero mba nayibahaye. Ikibazo cya 20 ni nacyo cya nyuma cyabajwe uyu munsi, kirabaza ngo ibinyabiziga bikurikiye bigomba kugira ibikoresho byone byumvikana mu ntera ya metero 20. Ubwo bishatse kuvuga ngo kino kinyabiziga kimwe mw'ibi bagiye kutubwira iyo kivuze igijijwe n'ikiri muri metero 20 uba wabyumva. Ibihe binyabiziga bishobora kugira ibikoresho byumvikana mu ntera ya metero 20 ari ngo amapikipiki, mbega ngo velomoteri, sega ngo ibinyabiziga bigendeshwa na moteri bidapakiye, mu gihe kuri direct tubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari isoki cy'ukuri, B ikaba atari isoki cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari isoki cyanyacyo. Hano urabona isoki cy'ukuri cyanyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Ese ni bihe binyabiziga biba bifite ibikoresho by'ihoni byumvikanira muri ntera ya metero 20 mwa bino binyabiziga baduhaye? Ndakeka ko isoki kuri amaze kugihitamo, ndizera ko isoki cyanyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hano isoki kuri nta kindi ni B, velomoteri. Velomoteri ni igira ibikoresho byone byumvikana mu ntera ya metero 20. Nuwango yivugije ihoni iri muri metero 20 uba wabyumva, ariko hari n'ibinyabiziga kiba cyavuze ihoni nubwo waba uri ahantu mu mubande ukaba wabyumva, nka bino binyabiziga bikora ku mihanda cyangwa se bino binyabiziga ndakumirwa, byo biba bigomba kugira ihoni ridasanzwe. Rero velomoteri yo ibikoresho byone byayo byumvikana mu ntera ya metero 20. Ndizera ko kino kizame dukosora ari ikintu kigufashije, kanda subscribe hasi kugira ngo ikintu cyose cyiza ujye uhita ukibonera ku gihe, ko bari icyatuma ujya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda. Ushaka kode twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626, aho waba urose mu gihugu tugufashe ko na kode mu gihe gitoya, kandi kode nziza, amasaha ushaka, itariki ushaka, n'akarere ushaka. Ukeneye kwiga dukoresha uburyo bwa online, cyangwa se washaka kwiga turi kumwe nabwo tukiga. Wariyigisha amategeko y'umuhanda ukeneye ko tugugura, turaza tukakureba tukigana umunsi umwe cyangwa 2. Ubonye utazi mudasobwa twandike cyangwa uduhamagare tuze tukwigishe mudasobwa, ujye mu kizame computer itakubera imbogamizi. Rero mutwanye cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626 tuyafashemo. Wagize ikibazo mwa kino kizame kiba kimaze gukosorwa cyangwa ibindi biba byarakozwe mbere, kaba hari ikibazo wagizeho ikibazo, twandike cyangwa uduhamagare tugusobanurire. Serivisi yo gusobanurira iba ari ubuntu. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza.